twarabipostinze ahantu hose yuko uyu munsi saa 3 turaba turi kumwe na couple idasanzwe, the hottest couple in town. Yes I. Hey. Ladies and gentlemen, mwababonye bara trendinze ku mbuga nkoranyambaga zose guhera kuri dating session yabo cyangwa season yabo kugera ubwo yambitswe impeta, kugera ubwo habaye civile yabanjije na bridal shower, habaye na bridal shower, haba niki kindi cyabahera ubwo gusaba no gukwa, hakurikiraho of course ubukwe muri rusange. So twagendanye nabo urugendo rwabo rw'urukundo guhera ku itariki ya mbere kugeza uyu munsi wa none bari muri honeymoon. Tubahaye ikaze Aga and Mickey. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego. Sure. Cyane. Kugeza ubu nari. Aga wese kugeza ubu nari. Iryo jambo riraremereye. Mukanya saruzi uko hameze. Ariko kweza akakanya murabona kiri muri mu bantu bakunda kujyanisha amabara. Aya? Njya mbibona rimwe na rimwe. Cyetse twabyongosha. Ninde ubitekereza? Icyo cyo nubwo ntabazi cyane umuntu ubijyamo akabishyuhamo yaba ari Mickey. Kubera ko as women ako kantu nyine ni akantu kacu cyose. Exactly. Nukunda nyine ko imyenda nyine isa. Uko ngewe nta kintu kingora no kwambara ibintu bisaga ibyo ndi muntu. Ariko nyine namaze kubyakira ku buryo nsigaye mbona nabonye ejo ndi mu magift abantu baduhaye, buri muntu adushyiremo complete y'umutuku bro. Niriya twabonye ya man ira bro uranarabibonye ndavuga nk'uyu muntu. Ariko nyine nuko nyine tu. Okay. Rusine, umwanya ni wawe. Mumeze mute? Umunaniro warashize nyuma ya mariage? Ugenda shaka kugira mu mbwire ubundi imbere ya mariage na nyuma ya mariage ibintu bimeze biti? Ijoro rya mbere. Dera kwijoro rya mbere se mugora. Urumva twebwe tumaze igihe kingana hafi n'umwaka n'igice. Tushobora kuba tunabana buri abantu batanabizi. Uriya ngewe nakwigiyeho. Narabanje ngerayo nuko bimeze. Ebera bavuga ngo abantu nabanje ngerayo nde uko bimeze. Mbona cyaje kubisa umurenge ntajya kubitekerezaho. Ibintu rusinaye gukora umusubirizo bikananye ngerageze ndebe niko kubona rero turi kumuvinga kuri. Ariko wese umutera w'intambwe yateye intambwe ngo utere. Ikintu cyabiteye nawe ikintu cyabiteye n'uramwana amashaka azamwambarira rikabanza kuri. Urumva rero nta cyazo kindi cyangongaga. Yani muri ubwo buryo. Ese ubundi duhere kuri urwo uretse ko twabibonye gusa kuri social media, mwahuye muti urukundo rwatangiye ruti? Mickey ndumva yabitubwiriye story neza kurusha Aga. Twahuriye muri anniversary ya Nyamba na Rusine yari ahari. Cyagiye. Yego. Hari imara ariko abarenzi ko bahuye. Nibwo mwari mubonanye maso ku maso bwa mbere. Nyuma so twangiye guhurira. Nyuma bazagana na host. Yabonye nimero yawe, mwahanye nimero kuri anniversary. Wapi? Yarambonye turataha. Nyuma akajyaza sinzi kuntu twahanye nimero ntabyo nibuka. Ariko nyuma akajyaza muri host zanjye. Noneho twongera duhura muri anniversary y'umushuti duhuriyeho. Yumva umushuti afite gahunda yo kuntereta. Umuhungu wanjye ntabwo ahita amutanga bivuga mbere. Noneho katugenda noneho abikubwira yaraguhamagaye kuri telefone, mwagiye yagutumiye nkuko abandi bajene b'abanyamujyi bose babikora, akutumira ahantu murasohoka, byagenze biti? Yarikubwiye muhe buryo? Turi muri anniversary bwari bwije baransaba ati reka tugucyure n'undi mushuti twari duhuriyeho. Nyine wasanga inshuti nyinshi tuzihuriyeho. Baranyura ndabambwira se muragenda mutinjiye ahantu mba. Barahinjira mbere yuko noneho basohoka batashye. Arabivuga.
arabikubwira Bose bahari. agushyira ku ruhande Ba- bose bahari oya. imbere Bose y'abantu iyi umuhungu w'inshuti ye yicaye aho ngaho wa wundi wamubwiye wabivuze Wa wundi Cyangwa washaka oya, kumutanga. oya Undi. yumva nyine n'ubwa mbere numvisha umuntu uteretse undi yumva iyi niwe promoto wundi amashyi ya agarusi mumbabarire nubafata akaruhuko rukuri kw'Imana tukabona tukabisetsinga neza ibintu ndakumva indirimbo ya Ndiba Umuntu itwa On Fire turagaruka mu kanya Kiss turi kumwe na Aga Promota turi kumwe na Miki hano muri studio z'ijana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu ubwo uko urukundo rwatangiye by the way niba urimo kumva Kiss FM hari icyo ushaka kubabwira hari message bafitiye andika ubutumwa bwawe weze kuri nimero ya WhatsApp ya Kiss FM 0788 38 mutubwiye uko urukundo rwatangiye rurakomeza Aga wabitekereje ute cyangwa niki cyagukuruye cyane kuri Miki gituma cyanatumye unafata n'icyemezo cyo kuvuga yuko ari we mu bantu bose batuye iyi si mugiye kubana karamata arabanje araseka iki kibazo ari ibibazo umuntu nubwo ari mu gitondo abana bagiye ku ishuri akari ibibazo umuntu atakwiye kuvugira oneya ariko umuntu byumvikana uragora turabishira mu bugororangingo uyu nguyu ni umwe ku isi niwe mbonanye niwe Mikinzi nyine kandi nyine ubundi ari unique mu bintu ugiye kubabwira byiza nko muri bibiri uko abantu bamubona si wewe nuko yibrandinze si wewe uko mumubona ntago ari wewe nuko abantu bazi muri brand ye ntago ari wewe nundi nyine utandukanye n'abo abantu babona so kandi nyine mu byo nari nyeneye mu muntu nashaka ko twabana nasanzwe ibintu yari abifite yenda sinabijyamo cyane ariko mutubwira iby'ingenzi bivugika bivugika ibintu by'ingenzi bivugika iyo nifuzaga umuntu ukunditse kandi unkunda burya hari ukuntu umuntu ashaka kuba akunda ariko adakunditse ikindi kirenze ibintu byose nashaka umuntu duje kariyeri yego ko cyane cyane nk'uyu nguyu ahantu yankofirime umunsi yanzaniye nk'ikiraka cyo kumwamamariza yanzaniye ikiraka agiye ku 500 yanjye anyikoreye ubuntu ubanza utumve nk'icyo kintu uyu ntabwo ndi kwivuga dahari yego tugerage gusura filime yita My Daughter tumva ari cyo gihe twamitinze neza tumarana umwanya araza turaganira numva uko ari kubimbwira avuga it's okay nta kibazo wowe genda ushaka amafaranga kuko yumvaga we yaraje kundaza ko ari umenga desa cyangwa truas mva muciye 500 agenda bitekerezaho muri iyo process yo kubitekerezaho nicyo gihe nyine hahise hahiramo ese ko ngo wajya kumaka amafaranga oya ushaka kuva rero ni umuntu w'umukozi kandi ni umuntu nanjye kuvuga ibintu by'abakika ko nana nkavuye oneya hari abantu nyine ashobora guhera umwuka akiri mu kazi umuntu rero ngewe nifuza ko nanjye mu bantu bari abanzi ndi umuntu mbanza nkakora ibyo ngomba gukora namara kubikora nkajya mu bindi ariko nzi ko ibyo nagomba gukora nabirangije umuntu niwe nari nyeneye rero sibye kuba akunda nakunditse akaba afite n'ibyo ngibyo ibyo ngibyo bintu ngewe nari nyeneye ku muntu ntabwo nari nyeneye umuntu njya kujya kurema ahandi hantu ko ntabwo ndi Imana uko ameze uko nuko nguko nyine Imana yamuzanye kandi ko nari mukeneye good I love that nicyo ukeneye mu muntu wabonye Aga Imana yamuhaye yari afite we nari mukeneyeho ibintu ubona ibyo cyatumye udesida kuvuga ngo mu bantu bose batuye iyi si ni Aga wenyine muzabantu buziraherezo rero anayimbwira bwa mbere narabisetse kuko numvaga nyine character yari afite numvaga nyine tutahuza umusore utanywa inzoga ukunda kuba yagiye gusenga nyine usa nk'utuje mu kuntu nkabona ntibyavamo ariko nyuma n'inama z'inshuti zanjye zambwiye ko ari we muntu nkeneye ukeneye kugira ubuzima bumwe nkuramo akanjyana mu bundi mbona nyine birahura tu so nukuvuga ngo vibes zawe zari zitandukanye n'iza Aga wowe like ngiye nabaga ndi kwiyostingira nahari n'agacupa usomaho oya nicyo kuva twamenyana wapi ariko mbere yaho narazinywaga waradutenguke twabuze umuntu w'ingenzi ahubwo njye navuga ngo bravo kuri Aga you're a real man yes
rero we nyine twahuye numva ari umuntu umbwira akabari wapi inzoga wapi imyenda migufi wapi nkumva arambangamira ariko nyuma ngenda byumva n'imyenda migufi yayigukuyeho okay This is good. 102.3 Kiss FM. twibanze cyane ku rukundo, reka tugaruke inyuma ho gatoya tujye ku yindi nguni. Mu gukora murakorana business, mukorana mute hagati yanyu and mubibara mute ubu wenda navuga ngo babibara bate and iyo umuntu aje kuba approaching aga ashaka Miki ya approaching Miki wenyine, donc bigenda biti imikoranire yanyu. ngiye ku muntu ushaka ko dukorana wese avugishaga manager manager urumva iyo byarenze ukaburara imbere roro kandi urumva umuntu wese buriya mu rugo tugiye tugira ibintu, hari ibintu n'abashoboye nyine hari ikintu urumva nkanjye ibi ni ibintu maze imyaka 15 to be honest, buriya abantu babizi barabizi. Yenda usibe ko yanzanye nda kuri kamera niberaga inyuma anirukanya mu tuntu twanjye, ariko urumva nk'uyu nguyu nagazi kudiringa numubwiye ngo yenda ndagushyira haya ngaya arakubwira ngo nari ariko kuva igihe nyine igihe twafatiye umwanzu ibyo ntubishoboye asiga abanyorezo ngashaka buryo tuganira ya akimikorane yacu n'ubundi ni yandi duhuriza hamwe mu gaseke kamwe kaka niko ku musego byabyoroshye. Okay ya nibyo, ariko ari umuntu ubushoboye bimwe nk'ubu iyo tujye kudiringa na Rusine iyo bigeze ku mafaranga wicecekera cyangwa se kubishyuza Rusine niwe ubishoboye, ye nabyo nshoboye. Njyewe bambwira bati kubita content kumeza, ariko na Rusine turi kumwe nyine turunjikanya muri content, hanyuma byagera ku by'amafaranga mwicarira nkegama nkashira ubwurugo, ariko bibaza Rusine ndumva twese ari kimwe. Yego nanjye gutegura amafilime amavloge babindeba ibindi byose nawe biba bimureba. babwiye ngo abantu bakundana bajya banyuzamo nyine bakaba banagira n'utuntu tw'utubazo, none iyo bakorana oya wivuga ngo bakubwiye ngo abantu bakundana kandi nawe we ntabwo bakundana n'ujye ushwana na shiri ariko so waretse nkabibaza uko nabishatse ndabibaza uko bishatse ndabyanze. Okay Wikwegera yewe twarana shiri wanje urumva iyo abantu bakorana bya hafi, ngewe urumva nkora kuri radio ibyo dukorana ni bike ugereranyije na mwebwe ibintu byinshi mubihuriyeho wapi. Uri uzi kubyo kwa n'umugore wawe buriya nanjye byo dukorana isibye vloge nazo tumeze nk'abatakizikora nta kandi kazi duhuje, ibindi buri wese yarikorana ku giti cye. Twashwa ubwo nyine twarakaranyije ntibyambuza gukora, nawe ntibyambuza. Nicyo kibazo nari mfite rero, ubu nicyo kirende kwibaza vuga ntibabigenza bate. Rata kera byajyaga bibaho sometimes nko mu mavloge urumva ngewe ni bya bintu kumfata ibyo byaranze kabisa byari byaranze, none rero hazamo akantu ugasanga nyine akazi ko karapfa, ariko gupfa kwaho iyo uzi nyine icyo mushaka buryo umuntu ukunda ntago bisaba nyine ibintu byinshi nyanga usuye muri ya mudu eko nyamwongere mu in touch cyane. Yego rero iyo umuntu mugiranye ikibazo ubwo buriya ikibazo cyo kugirana ikibazo abantu bana ibibazo bagomba kubigirana, ahubwo buryo mu cyama ibyo bibazo bari byo biba birenze narugo ko ngiye ari umukirenze hano i Kigali ukomeye cyane je tuze kujyana kuno bisanzwe ko muri gutambukana bro ntabwo nzi ko afite umugore nagazi ko nyine cyo modoka akunda inyuma arazita yicaramo imbere arazabutuka bro umugore akebutse ko nasanga ni cemi inyuma uri kubyumva mwano bantu babasirimu kuri kino kuri nevo mama nta kintu bavuze no babashitinga na kuno biragoye ubwire nahise mvuga ngo urugo rwose ko byagenda kose naho ubukene nibwo butuma abantu bashwana. Oya si ubukene ahubwo ko abantu bakemura ibibazo akariko rariregereje abantu bose barashwana, ahubwo wababona ubona ngo ni ba bantu batanashwana, nibo bantu gusanga harahiye umwe afite icyumba cye n'undi cyumba cye uko byagenda kose ubwo ibibazo biraza kuko mwabikemura muri wa babiri nibyo biba birenze. Ako nanone ntago nge numva ko nabana n'umugabo tugashwana kugera kuri level mfata icyumba cye nanjye nkafata icyanjye twabivamo bibaho Miki nge twabivamo ntago nakihambira ubwo ari abana baduhuza twakanzura ko abatwara cyangwa abatwara ariko ngewe urugo rutishimye ntago naguma turabihuje pe ntago nuva ukuntu umuntu twabwiranye ko dukundana and
uza amagambo urahira umwe aje mu cyumba cye n'undi aje mu cye oya mwatandukana niho haviraho nyine gutangira kugirana nabi biruta buri wese agakomeza ubuzima bwe n'undi muba mwarahuye mukoze rero njye hari ikibazo nyangirira amatsiko cyane oya mbere yo kubaza iki kibazo ndacafite B kuri icyo kibazo wari wababajije Okay. like mukemura mute iyo mwarakaranyije mukemura mute ikibazo n'icyo kibazo ngiye kubaza rero ukuntu bimeze njyewe ndi umuntu uri honete nimba ankoreye ikosa nagomba nshanga uce ku ruhande ngo ujye kumbeshya utuntu nicaza umbwiza ukuri ku bintu byose kuko menye ukuri nyuma y'ikinyoma wampaye sha ntago byavamo umuriro wakwaga abagomba kumbwiza ukuri uko ariko kose nkakumenya kandi nyine wafite kuntu atujemo ubwo yabona byagoranye aragenda akagaruka umujinya washize nasaba abagabo ko tuzwi ibintu byo kugira udufuti twinshi twosa twinshi twebwe muri relationship usanga dusaba imbabazi kenshi naka boss niko bimera ibyo bibazo byanyu byabaga ayo mafuti cyangwa amanyanga nuko mwamaze kudushyiramo kandi tugira amafuti menshi oya none reka tubivuge ibyo warugiye kuvuga rwose ko nigize nkaho ari ibyo warubibaje oya nibyo ari Niki yarabisobanuye icyo ngicyo nagazagipfa na aga yaho ngaho yavuze ngo iki yaravuze ngo numwizanira sabo yaravuze ati wowe niba uri umukobwa ukipakinga ukizana oya biriya bintu bari ibyo kuri kamera oya sine umva nkubwire hari ikintu cya mbere nzi neza kandi buri gitsina gore cyose cyakikubwira wenda umugore wawe ntiyagufungukira ngo abikubwire ariko yibwiriza ukuri abagabo murema mwirari ariko ikintu gitandukanye mwe mugenda ku bw'amaso nyine ubwo n'amaso yabonye ikintu uko umugabo niyo yasiga umugore mu rugo uteye nk'igisabo gute yabonye umukobwa ako kanya akubwira ari ntabwo yabyibuka rero nge ikibazo cyaba yabikoze gute nabimenye gute nasubigira ngo yi-reporting ikintu mba nshaka nawe uragorana banzawumve Anita kubwire ngo oya kubikora kwe abikoze amenye neza ko ntabimenya buriya 90% y'abagabo bacinya abagore babo ariko hari ubikora umugore we ntabimenya 98 uri ku hari umugabo yaravuze n'icyenda yaravuze 90 wa umunani yararikuye umva harimo abagabo babo abagore babo kuri ya level yumva ko kumuca inyuma ari icyaha ariko kubwira ariko akifuza katabimenya akumva no kubimenya ni ikibazo gikomeye naho wa mugabo ngiye umugabo unca inyuma azabikuratira cyangwa nkajya mbyumva n'udukobwa sha wadusanga twabyoroshye muri kapo yabaye kuri internet comments nyinshi zabagezeho abantu bavuze ibintu byinshi cyane niki byaba bagiye babavugaho bimwe bikabatangaza wenda ibindi bikababaza ibindi bikabasetsa wenda nk'iki cyagutangaje cyakubabaje cyagusekeje muri comments z'abantu bagiye bavuga kuri kapo yanyu icyanangaje ngiye byose uko ngiye mba nzi ko ndi umubloga icyo wavuga cyose ikinyeze nuko ndi gupopinga gitangira ni Madrid ntacyo kimbwenge ese warengeye nkabona ndi kwinjira nibwo nkwamagara cyangwa nkashaka undi byo tubivuganamo nta cyakubabaje se ibimbabaza byo ntago byabura ndi mwisi ahubwo ibyo bimbabaza ndeba n'akandi kamero bimfitiye rero ngiye comment yakubabaje kabisa ukavuga uti hano mwarengereye mwejo bundi ejo twakora ikiganiro na Murinda Habi urumva abantu twebwe twiganira ku bintu byabayeho bo barafata barabihuza numva bashatse kuzana umupapa kandi twavuga undi mupapa kuko n'undi mupapa wundi munega bari papa wawe burya iyo mugomba icyubahiro so twamwe tumuvuga no wara mu Bugesera ari umuntu yarabonye umukwe bwacu ngo nago nabuzamo ko umuntu aburimo so ndavuga ngo rero n'umupapa wanjye yingo aravuga ngo akana na papa umurimo biteye n'imina kora ku social media so babaragakase babinda bako ari papa yavugaga urumva ngako kantu yo kari kwatacinga kuko ku bintu nyine bya famille ushanye kubitekerezo cyane niyo bibona ko urumva ntago baza ngo bicare bare ikiganiro cyose bakirangiza bari buze kwibaza ko nk'ibyo bintu yabivugiye iki gutyo na gutyo ariko ibindi byose byo byandi babisanzwe biba biri kuzenguruka byo amana ntacyo bintu birwaye ngewe Miki icyagutangaje cyane kana gutungura bavuze kuri kapo yanyu
oya ngiye ikintu cyantangaje n'ukuntu umuntu azagakora inkuru y'ikinyoma kandi akanayaplodinga kandi abantu bakanayemera ariko ubu ngubu sinzi ikintu umuntu yamvugaho ngo numve cyamuhungabanyije shuba nta kantu kakora na gato ntacyakubabaje mu byo cyo bavuze kuri kapo specifically apana wo kuri Miki wihari ariko kuri kapo yanyu ngiye icyambabaje nibyo bavuze kuri mama kandi atari ukuri naho ibyo bavuga n'uyu nguyu se n'undi mba mbyiteguye ibyo bakuvugana ntabwo ubyiteguye mva ibyo byo mba numva ntaribe ko ndeba ni muhe mwana dusinde arakureba ni muwe ndishimye se Valentine ageze arabura n'amasaha makeya mwiteguye mutese ngiye nzandi mu kazi ejo nta mwanya ufite ibyo bintu uzabyemera akazi ko ndega twebwe icyambere n'akazi kwishima n'ubundi wafatiye iminota 15 kwishima muri kumwe ariko nyine ntago habura nyine icyo umuntu yakora ariko nabwo bita izindi bibangamiye kuko n'ubundi buriya senga ubundi wamugana wabandi wavugaje tema amara ariko nta kintu cyagezemo ntago byavamo cyambere n'akazi nabyo umuntu akashaka ko yakiyaranje akagira icyo abikoraho buriya nazanye mu zica umusengo nuko ngo ari muri bya Severant ubwo ushaka gufata n'iminota 30 ukishima n'umuntu mukundana kandi mugasohoka mukagira ko mwishimana kandi bikagenda neza ko bitagize ibindi bintu bibangamira yego niko ngiye mpamvu bifata nako mbana nabyumva ko n'indi y'abandi y'umwaka ushize abana yadusanze baraturi kumwe icyo gihe twaje tukifotoza undi tugasohoka hari ikintu cyabaye urumva ntabwo ari ibintu umuntu yagakwiye guhindura ubukwe kandi ari ibintu biri normal ni ibintu bisabwa abantu bose bakundana ku isi simbora ko kapo yawe ushaka kubera mu buzima bwawe bariyo ya mbere ukora byandi byoroheje kugira ngo n'umunsi ukurikiyemo n'icyo muzarya none social media uko muyibona neceza ko kapo yanyu followingwa cyane mutekereza ko nta gihe bishobora kujya biremerera urukundo rwanyu cyangwa se bikaba hari icyo byahungabanya ku rukundo rwanyu kuba mukontrollingwa na social media rega twe tubereka icyo dushaka ko babona hari ibyo batazi kuko ntawe udupostingira nitwe tubyikora tubereka twebwe icyo bashaka nyine twe ikintu twumva ko dukeneye ko bareba speaking of posting ahubwo projet zihari ubu niziye dusanganywe filime yitwa icyumba cyanjye ica kuri Agami uyu munsi turasora yitwa Isezerano ry'ikinyoma ntago ari ubu nonaha mwisohora muri studio ariko muradukunda we barebe kwiye channel Miki TV show murebe mufungure none ahangaha wow okay great reka tubashimire cyane ariko hari messages z'abakunzi banyu ziri hano nyinshi cyane ndacishamo amaso kuri nyeya Tero Anita na Rusine wiravuga Tero Anita na Rusine nitwa Ineza Yase Olive mumbarize Miki umuntu afite impano ye impano yo gukina film mwamufasha iki ubwo mikaraza kugusubiza ati ni Abraham ndi Nyamagabe turabakunda cyane abatumirwa ni sawa Aga Miki turabafana turanaba ngo banaturirimbire arundi wanditse message ndende ariko twihaniza cyane yanditse yavuze ati ngombe nyisome nishaka soreze kuri iyi ngiyi yavuze ati Anita na Rusine ndabinginze mumbwirire Miki na Aga ko umwana witwa Isezerano Lidivine uvuka mu Ruhango abakunda cyane ngerageje kubibabwira mu ma comment mu ma video n'amafilme yabo ariko sinzi ko babibona cyane ko Miki yigeze kuvuga ngo ntaja asoma comments byarambabaje ariko sinacitse intege muramburana muri abantu mu bantu babavuga nabi nukuri ndabakunda by'indani byarenze kubafana bija kundi bayumutima Miki ndagukunda cyane mura nifuza kuzakubona nubwo bitarakunda sinjya ntakaza ikizere mbifuriza ibyiza wowe na Aga by'umwihariko amahoro nta mpamvu nimwe nja intera kukuvaho yes nize kureba filme nyarwanda kubera wowe Miki nukuri sinajyaga nzireba
nahoraga nkunda izisobanuye ariko iyo ndi kureba filime uri gukinamo mba numva nishimye mana we Miki mba numva mfite byinshi byo kukubwira bisobanura urukundo ngukunda mbifuriza ibyiza wowe n'abawe bose Imana ikomeze umugisha Imana ikomeze heze umugisha ibiganza byawe ndetse n'umuryango wawe wose ndabakunda cyane Anita ndabinginze mu bibambwirire ni ukuri ndabasabye yitwa nde bamwita Divine arakoze cyane jewe kuchifuzo cyane wamukuye kuri filime za Rokiro ko dore nimero ye ngiyi hano wayifata basi ukaza kumusuzuma nta kibazo dore na nimero yayishyiramo uye irahari yanditse ni kuri WhatsApp ni uze kumwandikira cyangwa se umuhamagare umusuhuze nta kibazo rwose kara gatobozi ko itanyo kanika tugeze mahanga kanini cyane kabisa yewe cyakoza ko ngiye nyitangira kujya mu rukundo n'uyu nguyu nabonye comments bateraga kuva icyo gihe nakokiranye ntago najya muri comment ni nyinshi kabisa nase oya hapana nyinshi aho cyazize kunkomeretse ntabwo najyamo ngo bya comment abarimo ni nziza ariko buriye oya zibamo ndabizi ko zaba zirimo akagoya mure nimwe iri buze kunesha umutwe ahubwo nabyora byose kuri kiso hari abakunzi banyu kuko message ni nyinshi cyane ziberetse nta nubwo tuzisomye zose rwose dushobora no kuziba forwardinga mu kazi okay dusoza muvugane n'abafana banyu ubundi tugiye gutangira Severant tubabwire iki mubabwire ibyo mushaka aba bakunda babashyigikira okay abantu mwese muri ko twumva turabasohoje ku bantu mudukunda murakoze cyane Imana ibaho umugisha mukomeze muturebe tunabasaba kureba filime nshyashya Isezerano ry'ikinyoma ni ibyo aga urumva ngiye cyo nababwira ni kimwe ko byagenda kose tuzapfa ahubwo tuzapfa twarakoze bashaka uturimo tw'amaboko oya niko babimiza ariko ni ukuri ko byagenda kose birangira umuntu apfuye rusangiye kudukura imitima aka kanya koko oya uko byagenda kose ahubwo niba apfa izaba imeze gute bashaka uburyo bakora uturimo tw'amaboko kugira ngo bakomeze kumuvinga Nyarugenge abahari aho bari bose kugira ngo turebe ko twakomeza gucuma iminsi yego nta kindi ubundi ibindi byose ni gahunda yayindi ntago igihinduka turasoreza ku karirimbo kawe akakora bakadusaba ariko nabyibagiwe bakadusabye hano mwabyumvise ikibazo cy'indirimbo nge naririmbiraga umugore kandi muri studio rega simuzi ko bisaba kudoda nge mukundo ndabura ayizo uradahari nekwa naraguye gusa ariko nakubwiye ibyo bikubiyemo harimo uri gisobanuro cy'ubwanjye ari mu gacuni numvise akoze ubukwe bafashe numva kuntu babigarura ndavuga ati ahubwo bateye ubu bategereje kuri codinga abo bagize mwakoze cyane turashimira cyane Miki na Aga turabakunda turabafana and ndatekereza yuko muri couple yaje inspiring benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi and nkuko mwabitubwiye one message jewe ntahanye nuko muduhereza cyangwa mutwereka ibyo mushaka ko twebwe tureba cyane niko kuri kabisa yes so bumva kisefa namwe mukomeze mugumishe burushinje Antoinette ibirenge biri ku muryango arinjiye muri studio yes Kiss.